Abakunzi ba Rogosi 26 nongeye kubasuhuza muranyihanganira maze iminsi ntabaha utuntu tw'ubwenge twa filozofiya ni ukubera ko gukora ibiganiro kuri YouTube siko kazi kanjye nkora ka buri munsi ahubwo ni ibintu nkora nyine nkareja kugira ngo mbafashe dufashanye kuruhuka ariko tununguka ubwenge. Nari ndi kubabwira mu gice cya mbere impamvu njyewe ntari umukristo. Ababyumvishe nabi baramaze n'ababyumvishe neza baramaze. Muri filozofiya ntabwo ari byiza gufata uruhande, icyiza ni ugushakisha ukuri ukagerageza gusesengura buri kantu kugira ngo urusheho kubaho wigenga. Uyu munsi nje mu gice cya kabiri kivuga ku mpamvu njyewe ntari umukristo. Iki gice kirareba cyane kuri Kristo we ubwe. Mbasubije mu binyejana bya kera, turi nyine ubwo mbere ya zeru, ni ukuvuga ko hahandi kera bafataga nk'imyaka nk'ibihumbi bibiri bitatu bakabara basubira inyuma bakagera nko kuri rimwe, bageze kuri zeru noneho Yezu Kristo avutse bahita batangira kuri rimwe bazamuka. Ubu turi mu myaka ibihumbi 2026 uwitwa Yezu Kristo avutse ku mubyeyi witwa Bikira Mariya, umukobwa wari mwiza cyane w'umuyahudi, umukobwa wari isugi, umukobwa Yozefu yabengutse, umukobwa Yozefu yaterese agasaba ariko bitunguranye akabona aratwite. Kugira ngo rero icyo kintu gisobanuke, Imana yagombaga kwifatiramo uruhare, yohereza marayika abwira Yozefu ati ntutinye kuzana umugore wawe ahubwo muzane, kuko iyi nda atwite cyangwa uyu mwana atwite ari umucunguzi w'amahanga, ni Kristo, ni umwana wanjye bwite, nta kibazo azakubera nawe umugisha. Yozefu ntiyabitindaho ahita ahitamo gushaka Bikira Mariya marigere yuko yari atwite umwana utaruwe. Hari abajya baburaga bati Yozefu yaritereteye Imana irarongora, ariko kurongora ni iby'abantu, Imana ntigira desire, nta kintu yifuza. Noneho ngo ujye kwifuza ayo manjwe y'irari ry'umubiri, ntekereza ko nta muntu n'umwe kuri iyi si wumva ko Imana igira irari ry'imibonano mpuzabitsina. Yewe nanjye uri kubabwira igice cya kabiri ko ntari umukristo, ntabwo natinyuka mvuge ko Imana yaciye inyuma Yozefu, ahubwo wenda twabyita ukundi. Yezu rero uwo mwana w'umuhungu avuka ku ngoma ya Herodi. Herodi aramuhiga ashaka kumwica ariko ntibyakunda, yewe bigenderamo n'abana b'abahungu benshi bo muri icyo gihe bari munsi ngire ngo y'umwaka. Hanyuma rero barabica bose barabamara, bumve nawe. Ubundi twavuga ko iyo yari jenoside yakorewe abana icyo gihe nk'uko nyine tubisaba muri Bibiliya, kuko yari igamije gutsemba abana kugira ngo na Yezu aburizwemo. Herodi yari afite ubwoba yuko Yezu aje kumusimbura ku ngoma. Ubutegetsi buraryoha, niyo mpamvu ubufite nk'uko uwitwa Nicolas Machiavelli abivuga mu gitabo cye cyamenyekanye nacyo tuzakomantingaho, iyo ufite ubutegetsi ugomba gukora igishoboka cyose ukabugumana, ari nayo mpamvu bita ngo la fin justifie les moyens. Ntitwitaye ku byo wakoresheje kugira ngo ugere ku cyo wifuzaga, ikizima ni uko icyo ufite nyine ukigifite. Ubwo rero ni nabwo buryo bwagiye bukoreshwa rero n'amadini. Hari amadini akiza mbere, idini mwagiye mubyumva yewe na Kiliziya Gatolika, hari abantu benshi yahinduye kugira ngo bemere ku ngufu, nyamara nyuma inyigisho za Kiliziya zaje guhinduka, ugasanga bigisha ko personne n'est obligé de croire, nta muntu n'umwe utegetswe kugira gute kwizera, cyangwa se kwizera, kuvuga ko kwizera ni amahitamo y'umuntu, kwizera si itegeko. Ibyo na Kiliziya Gatolika irabyigisha. Niyo mpamvu yaba abakirisitu, yaba abasilamu, yaba ababudizime, yaba abahindu n'abandi bose turi ku isi turayisangiye. Ntawe Imana yishe si uko itabishoboye, ahubwo nyine ni uko nta muntu utegetswe kwizera Imana. Wenda ibyo bindi byaba ari uburyo abanyamadini bakoresha kugira ngo batugumane, ariko se kutayizera byo nta kibazo kirimo. Niho Blaise Pascal ahitamo kubetinga akavuga ati mu buryo bwose betingira ko Imana ibaho, kuko nusanga itabaho ntacyo uzaba uhombye uretse
iyo pari yawe, ariko uzaba warabayeho neza. Ariko nusanga Imana iriho waravuze ko itabaho, uzaba uhombye kabiri, kuko iyo pari yawe izaba ipfuye, ikindi kandi ibyo Imana iteganyiriza abayemeye nabyo uzaba ubihombye. Uyu munsi ngiye kubabwira amateka y'ukwemera, kwizera cyangwa se kutabikora, kuko ntawe ubitegetswe, ahubwo ngiye kubanyuza mu ivanjiri, icyo bita inkuru nziza, icyo bita la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ni inkuru nyine mwumvaga ko Imana kera mu isezerano rya kera yahanaga yihanukiriye wakoraga icyaha, igahita igutunganya, ikaguhangayikisha, ibiza bikakubona, umuriro ukakota, maze inzige zikagutera, zikagukenesha, ukagira inzara. Mwumvishe ibyago byinshi yagiye iteza abantu kubera ibicumuro byabo, kugeza aho irimbuye Sodoma na Gomora. Izo nkuru zose murazizi muri Bibiliya. Nyamara mu isezerano rishya Imana yaje guhinduka, iba umwana mwiza, iba umwana ubana n'abantu, ku buryo umuntu acumura ikavuga ati nta cyaha ntababarira, niyo cyaba tukutuku ndacyeza kikaba umweru, upfa wowe kunyicuzaho ukicuza no kuwo ucumuyeho. Niyo mpamvu iyo ugiye imbere ya padiri, uretse ibyaha bike cyane ushobora kubabarirwa ari uko wenda ugeze mu nzego zo hejuru za kiliziya, ubundi ibindi byaha byose padiri asabwe kubiguhera imbabazi. Hari n'abambajije bati nta kuntu Imana yakubabarira utarinze ujya kwa padiri. Ibyo birakureba, biterwa n'uko ubyumva kandi n'uko ubyizera. Gusa mwibuke ko Yezu yohereza intumwa, hari abo yabwiye ati abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Ntabwo rero Yezu yaba yari igicucu ku buryo yari gusaba intumwa ze ibidashoboka. Ariko izi ngingo zimeze nk'izi nizo ngiye gucamo, ariyo mpamvu nshobora kukubaza ikibazo: ese wowe wizera ubuhangange, cyangwa wumva Yezu hari ikindi kintu yarushije abandi bagabo babayeho? Ese wumva Yezu ari umugabo w'umuhanga kurusha abandi babayeho, nk'uko koko abantu benshi b'abakristu babyizera? Njyewe siko mbibona. Niyo mpamvu iki gice cya kabiri kivuga ko ntabwo ndi umukristu, kubera zimwe muri defective cyangwa se defect mbona mu nyigisho za Kristo. Hari inenge mbonamo tugiye gusangira, ariko ntukumve ibyo mvuga ngo ugire ngo ni njyewe. Mujye mubasha no kumenya gutandukanya umuntu n'icyo akora. Hari igihe umuntu aba yigisha, noneho wamubona ukamubona ni mwarimu. Umuntu ni umuntu, atandukanye n'icyo akora. Nanjye ibyo mvuga turatandukanye kandi bibereyeho gusesengura, ushobora kubyibeshaho. Reka twinjire mu nkuru nziza, dutangire turebe ibyo Nyagasani Yezu asaba umukristo. Ese uwitwa umukristo akwiriye kuba yujuje iki? Akwiriye kuba akora iki? Nawe ngo urebe nimba ubikora. Nimba utabikora, ni byiza ko nawe wakwifatanya nanjye ukavuga uti jyewe sindi umukristo. Kristo rero reka turebe, ndashaka ko duhera muri Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 23. Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 23. Murajya mwihangana amasome, kuko uvuga iby'Imana aritonda kugira ngo adahimba. Aravuga ati nibabahiga mu mujyi uyu n'uyu, muhungire mu wundi. Guhunga rero ntabwo ari ikibazo mu buzima bwa muntu, mu mateka ya muntu. Ndababwira ukuri, ntimuzarinda guhetura imijyi yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataraza. Ibi Nyagasani yabibwiraga intumwa ze, azizeza ko ubwo zigiye kwigisha ni za zindi 12, birumvikana wenda n'abandi bazifashaga, igihe yari amaze gusubira nyine ngire ngo mu ijuru. Mbese wa munsi nyine wo gusubira mu ijuru abakristu murawuzi. Arababwira ati mwitinya, bazabahutaza, bazabatoteza, ariko umujyi umwe nibyanga muzahunge mujye mu wundi. Isiraheli yari ifite imijyi myinshi itandukanye. Arababwira ati gusa icyo mbizeza ni uko mutazahetura imijyi yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataraza. Uku ni ukuza kwa kabiri, bya bindi bita ko Nyagasani azaza gucira imanza abazima n'abapfuye. Hano rero iyi ngingo, uyu murongo wa 23 kwa Matayo umutwe wa 10, tuwusesengure dute?
intumwa zose uko ari 12 za Yezu Kristo zarapfuye hashize imyaka myinshi, nyamara yazisezeranyije ko zitazahetura umujyi wa Isiraheli ataragaruka. Icyo nakubaza wowe w'umukristo, Yezu yaraje ntitwabimenya, dutegereje byo kubura icyo dukora, cyangwa ntaraza yabeshyaga intumwa ze, cyangwa hari ikindi iri jambo ry'Imana, ndavuga iri jambo rya Nyagasani yabibwiriye ryashakaga kuvuga. Hano rero harimo ikibazo giteye gutyo: nimba Yezu ataraje kandi yarabwiye intumwa ze ko zitazahetura imijyi ya Isiraheli ataraza, Yezu yaba yaravugaga ibintu atari shuwa neza nawe atazi neza, yaba yarateganyaga nyuma bikaza kumwangira. Icyo kikaba ikimenyetso cy'umuntu utari umuhanga, utazi gusoma ibihe. Nimba kandi yaba yaraje, abantu b'abakristo twaba turi mu ikosa rikomeye ryo gutegereza ko Yesu Kristo azaza kandi deja yaramaze kuza. Iyo ni ingingo ya mbere. Ubwo rero muri ibyo byombi wumva bicanganye gutyo, ni byiza ko njyewe ntari umukristo, kuko sinzi nimba Yezu yaraje, sinzi nimba azaza. Gusa nshingiye kuri aya magambo bishobora kuba bigaragara ko Yezu yaje, bityo abatwigisha ibya gikristo bakaba batuyobya, bityo njyewe ntabwo ndi umukristo. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri rero, reka turebe ko Yezu yajyaga yigisha. Turibuka mu isezerano rya kera ko Imana yari inyamujinya, Imana yajyaga nyine irimbura umuntu ucumuye, igahita ihutiraho igafatiraho ikamumerera nabi. Ibyo wabyirwa n'ibigeragezo byinshi, ndetse yewe ikizwi cyane ni uburyo yarimbuye Sodoma na Gomora kubera ibyaha byabo. Ubu rero Yezu nyuma yo kuza, Imana yiyemeje neza ko nta cyaha kitababarirwa, ko umuntu wese ibyo akora niyo cyaba ari icyaha tukutuku, Imana irakibabarira. Nimba ushaka kuminyuza, uzajye kwa padiri umubwire ibyaha byawe, agusabira imbabazi akakubwira ati genda amahoro, ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa se urabikize. Ntabwo agucira urubanza, kuko nicyo cyo guca imanza Nyagasani yarakibujije by the way, ariko nacyo turaza kukirebaho. Ese Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 32 ho havuga iki? Yezu yigishije imbabazi, ese Yezu we arazitanga? Reka turebe uyu mutwe wa 10 ku murongo wa 32. Aravuga ati: umuntu wese uzanyemera mu maso y'abantu, nanjye nzamwemera imbere ya Data uri mu ijuru. Mbese uzankorera neza nyine, nanjye nzamwitura ineza. Ni nacyo dusaba, twitura ineza abayitugirira. Naho se abatugirira inabi tubagenze gute? Nyagasani ni uruhe rugero aduha? Arakomeza umurongo wa 33: naho uzanyihakana mu maso y'abantu, nanjye nzamwihakana mu maso ya Data uri mu ijuru. Hano Nyagasani Yezu nta mikino afite, akubwije ukuri ko ibyo by'imbabazi wenda bitazaba bimureba. Numwihakana hano mbere y'abantu, hano munsi, nawe ntabwo azakwitura ineza ngo we akugirire ikigongo akwemeza imbere ya se, nawe azakwihakana. Aha niho rero iryinyo rihorerwa iryinyo, ikiganza nyine kigahorerwa ikindi, urugingo rugahorerwa urundi. Kristo yaba yari umuhanga ku buryo avuga ibintu mu kanya akivuguruza, akavuga ati mubabarire ababagira nabi, nyamara we akavuga ati nunyihakana nanjye nzakwihakana, mbese inabi yiturwe inabi. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo nyine yindi twavuga niyo muri Matayo 16:28. Ese ho havuga iki? Ngira ngo 16:28, ariko ndumva aya magambo nimba nyibuka neza yanditsemo hano, dushobora kuba twanayumvishe ahandi. 18 haravuga ngo: noneho nkubwiye ko uri urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru, icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba waboheye munsi kizabohwa no mu ijuru. Donc icyo yabohoye kizabohorwa no mu ijuru. Kandebe nari nsomye 16 kandi nari nsomye 18 kandi twari tuvuze 16. Kandebe Simoni Petero aramusubiza ati:
wowe uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramusubiza ati urahirwa. Ndabona hano bitagusha neza ku ngingo twavugaga, reka nimba ari njye wibeshye, aka gace ugakuremo, uyu murongo wa 16 wa 20, ninjye wabyicaga ahubwo nagomba gusoma umurongo wa 28. Mumbabarire mbonye aho nateguriye mbona nisubiyeho, reka tusome twumve icyo havuga. Haravuga hati ndababwira ukuri, mu bari hano harimo abatazapfa batabonye umwana w'umuntu aje mu ikuzo ry'ingoma ye. Yesu yari azi ko azagaruka intumwa ze cyangwa se abo yigishaga icyo gihe bakiriho. Barapfuye pe, barapfuye, hari n'abavutse nyuma nabo barapfuye, natwe dushobora kuzapfa ataraza. Yesu tumutegereze ryari? Uwo Yesu batwigisha baba bavuga ngo arenda kuza, nawe yari azi ko azaza bakiriho bikaba bitarabaye. Ariko uwo ni umuntu w'umuhanga dushobora kurunduriramo ukwizera n'ukwemera aho kwacu? Simbizi, nawe wakwisesengurira, niyo mpamvu mba ngira ngo ngusangize ku bumenyi bwa filozofiya. Matayo 6 ku murongo wa 34 hatubwira iki? Reka turebe nanone Matayo 6 ku murongo wa 34 naho tuhasome wiyumvire ibyawe. Umurongo wa 34 baratubwira uti mwiterwa impagarara n'iby'ejo, umunsi w'ejo uzazana impagarara zawo, umuruho wa buri munsi urahagije. Ibi bintu nibyo, mwiterwa impagarara n'umunsi w'ejo, donc mwihangayikire. Ibi Yesu yabivugaga kuko muri we hari harimo conviction ko nyine n'ubundi azagaruka vuba agatwara abamukoreye, abamukurikiye, ababaye abakristo, ari nacyo namwe mwizeye. Okay, nimba se hari ibyo byaje guhinduka, biragaragara ko Yesu yatinze kuza, kandi biteje ikibazo mu myemerere yanjye, ariyo mpamvu jyewe ntari umukristo. Hanyuma rero hari indi ngingo ku mutwe wa 7, Yesu avuga ati mwica urubanza namwe mutazarucirwa, kuko uko muzaba mwaziciye niko muzazicirwa, n'igipimisho muzageresha nicyo namwe muzagererwamo. Koko abacamanza benshi nzi b'abakirisitu, ubwo ntimwumva ko muri kunyuranya n'inyigisho z'uwo Kristo nyine mukurikira? Aratubuza guca imanza, ariko niko kazi kanyu, niko kabatunze, nicyo mushinzwe. None se Kristo yaba ari umuntu utari injijuke ku buryo yari kubabuza ibintu abona bitakunda? Mu isi harimo injustice, ariko se yagombaga kubireka gutyo ntihagire abantu bacira imanza abacumura, ku buryo nimbona umucamanza mu kiliziya cyangwa mu zindi nsengero nzamusohore mubwire nti wowe uca imanza kandi Nyagasani yarabitubujije? Izo ni ingingo zituma umuntu yibaza, kuba umukristu ni iki? Ni ugukurikiza inyigisho za Kristu? Ni ukwizera gusa ko Kristu yabayeho historically meme? Ntabwo wahamya neza ko Kristu yabayeho cyangwa atabayeho. Igihe rero utumva ibyo byose, nawe burya ntuba uri umukristo. Hari ahantu avuga ngo nibagukubita ku itama rimwe ujye utega n'irindi naryo barikubite, donc ntukiture inabi uyikugiriye. Uzagenda ufate umukristo wa mbere wumva wizeye, uvuge ufate nko mu basenyeri cyangwa se ufate nko mu bapadiri, ugende muri nko mu ruhame umudwinge urushyi, cyangwa muri mwenyine umudwinge urushyi, yewe urebe ko aguha irindi tama ngo urikubite urushyi. Natagutuka cyangwa agucire mu maso, azakubwira ati genda Uwiteka ibyo unkoreye azabikwitura, ariko ntago yaguha irindi tama, ahubwo azakizwa n'amaguru. None se Kristo ibi bintu yavugaga bifite ishingiro tubikurikire, cyangwa se hari ibyo tugomba gusesengura tugacayura tugashyira ku murongo, tukagira ibyo twemera n'ibyo tureka? Ibyo byose ibyo Kristo yavugaga byose si ibintu bidakoreka, si ibintu bidashoboka, kuko nko kugira impuhwe ni ikintu wamwigiraho, kubabarira ni ikintu wamwigiraho, gukunda ni ikintu wamwigiraho, kandi kugira icyizere, donc kumva ko ejo hawe atari ibibazo gusa, harimo n'ibyiza, kuko n'ubundi nyine n'Imana ni nayo ifureba ziriya ndabo
ntabwo wowe muntu yaremye mu ishusho ryayo yabura kukwitaho. Impamvu ntari umukristo ni izo ngizo, ariko se wowe uri hehe? Urakundana nk'uko Nyagasani abisaba? Bagukubise urushyi rumwe mu itama watega irindi? Ese nta muntu ujya ucira imanza? Cyangwa se uracyategereje Kristo nubwo yaba yaraje? Ese wihanganira ibintu byose biba ugutotezwa kw'abakristo nawe ukabyihanganira, cyangwa ndebe ibindeba? Pariti ya gatatu ni iyo kureba kuri kote morale. Hano turebye amagambo Yezu yajyaga avuga rwose, ushyize mu nyurabwenge washyiraho question mark. Ubutaha tuzareba ku by'imyitwarire ye nimba yari myiza. Hari abatebya bakavuga ko yari afite umukobwa akunda cyane watumaga ndetse rimwe na rimwe ajya kwikurura mu muryango wabo. Uwo ni Madagalene, Mariya Madalena, ndetse wanamuherekeje kugeza no ku munsi w'izuka, akaba ari we umubona bwa mbere. Bakavuga ko Yezu ashobora kuba yarabyaye abana. Ese ibyo ni byo wigishijwe? Ibyo ni ibinyoma. Tuzabireba muri episode ya gatatu ivuga why I'm not Christian. Turabakunda abakunzi ba Logos 26. Ntugende udakoze subscribe, ntugende udateye comment, ngo tumenye uburyo tuzatuganira namwe. Murakoze, mugire ibihe byiza.